Amahoro nshuti zanjye, muri iyi video tugiye kwiga isomo rya kane kuri solfège. Ndashimira abantu bagize icyo bambaza, ibibazo bambaza ku isomo rya gatatu duheruka kwiga. Iri ryo tugiye kwiga ni isomo rya kane, ariko kandi turibanda no gusubiza kuri ibyo bibazo by'abo bakunzi baraye batubajije ibibazo ku isomo riheruka. Ngira ngo twavuze cyane mu isomo rya gatatu, abantu batararibona mwarireba, ni ukwandika ndabakunda music isomo rya gatatu, nk'uko iri ryitwa ndabakunda music isomo rya kane. No kujya uhindura umubare gusa kugira ngo bikorohere kurishaka. Abantu bambajije bati kuri bijyanye n'agaciro k'amanota, uburyo amanota rutanwa. Umuntu utabyumvaga neza namuteguriye kino gishushanyo kugira ngo abyumve kurushaho. Ngewe rero mugiye kubana muri iri somo rigufi cyane rwose, sindi burigire rirerire. Nitwa Haragirimana Theophile, iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Reka rero twihute, nta mwanya wo gutakaza. Wenda reka mbere nk'usubira inyuma gato, wenda n'abantu tutatangira bibanze babyumve, uretse yuko byaba byiza unagiye ukabanza ukabyitegereza nabyo ibyo twavuyeho. Umuziki bisaba kuturuka ku ntangiro, ntabwo umuntu awuhera hagati. Ariko reka nze nsubira inyuma gato kugira ngo na wenda nabo twatangira nabo mbibutse. Ugomba mbere na mbere kubanza gufata mu mutwe cyangwa se kumenya ibi bintu. Ibi ngibi twise bise le figure de note cyangwa se amashusho y'amanota, ni uburyo amanota agaragaramo. Ugomba kubanza kumenya mu mutwe ko iyi ngiyi ari ronde nk'uko bigaragara, cyangwa se ruziga. Ufate mu rurimi wumva ushaka. Nushaka ufate ko ari ronde cyangwa ufate ko ari ruziga simbiza, ariko byaba byiza ubifashe byose. Ukaba uzi ko uburyo bwa kabiri ari branche, hakaba noir. Ubwo branche nyine ni ruziga nkoni. Hakaba noir ariyo gahiri, hakaba shami ariyo crochet, hakaba kandi double crochet ariyo shami nyabubiri, triple crochet ariyo shami nyabutatu, na quadruple crochet ariyo shami nyabune. Ibi ngibi icyo bizagufasha ugomba kububizi, kuko no kuri kopi y'indirimbo zose muzabona ni ibi ngibi bigarukaho. Uzajya ubona kopi y'indirimbo usange imeze nka gutya. Iyi ni imyitozo ariko itariho amagambo. Noneho hano hariho amagambo y'iyo ndirimbo, ugenda ukurikiza ayo manota. Byo bindi naberekaga nibyo ngibi nyine. Haraho uzahura n'iyi branche ariyo twita ruziga nkoni. Haraho uzahura n'izi crochet. Ubizi ni crochet, impamvu baba batambitse kano kantu nuko zomba bari crochet ariyo ebyiri bagahita bazihuza. Ni nkuko wakwandika n'icyo kimwe n'aha ngaha. Bivuga ngo ibi ngibi ntaho bitaniye n'ibi ngibi. Utu dushami turi aha niko kakantu baba batambitse hano bakahita babizihurizamo hamwe. Rero nicyo cyiza cyo kubifata rero. Yego, twigarukiye hano rero ni ibyo nyona kubigiraga. Uzagenda ubibona kuri kopi y'indirimbo, ni ibi ngibi byonyine uzagenda ubona, nta bindi birenze ibi ngibi. Icyo cyiza rero nubo ubizi uzabusigaje kumenya ngo ese birutanwa gute. Yego, nabaye nk'usubira inyuma gato kugira ngo nyine mwongere mwibuke uko birutanwa. Nababwiye yuko ronde ari iziruta zose, ariko ronde ikabyara branche ebyiri. Za branche ebyiri nazo zikagenda zibyara noir ebyiri zikaba enye, gutyo gutyo. Dore rero igishushanyo nari mbabwiye mu kanya cyo kubireberaho neza rwose. Noneho ndizera ko urahita wumva uburyo ibi bintu birutanwa naho biba byaturutse. Twumvikanye ko ronde ariyo ya mbere mu bunini, ari ibyara izindi zose. Wowe wambashije ngo none se ngo niba ngo ronde imwe ngo ibyara branche ebyiri ngo ziba noir nyeze gute? Nuko branche yavutse kuri ya ronde zavutse ari ebyiri, nazo za branche zihita zibyara noir ebyiri. Ntabwo ari branche imwe ibyara na yindi umugenzi wayo nayo irabyara. Ubwo mubirebe, branche imwe ariyo imwe nyine ivamo iyo ronde imwe. Iyi ngiyi imwe ivamo branche ebyiri arizo ruziga nkoni. Noneho hakaza kuvukamo noir enye. Urabona uburyo ziba zavutsemo. Nuko rero hakaza kuvukamo crochet 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Mwabibonye? Hakazavukamo noneho kandi double crochet
16 kubera ko nyine nta nimwe uko imwe yavutse itubyara izindi ebyiri mugenzi wazo zamara kuba double crochet 16 ugahita wibwira ugahita umenya yuko bizizaba triple crochet 32 niho rero niyo mpamvu rero birangira bibaye quadruple crochet 64 nuko biba byagenze kino gishushanyo ndumva kibibereka neza nibyo byibi rero nta kindi biturutseho nibyo byibi ngibi ronde imwe irimo branche ebyiri ikabamo noir enye ikabamo crochet 8 double crochet 16 triple crochet 32 na quadruple crochet 64 iki giki ni nagisimbutse ubushize nanga kukigarukaho cyane ariko bitewe n'ibibazo mwambajije nagira ngo noneho mwumve uburyo ki ibi bintu birutanwa. Okay, tumaze rero kubona uko birutanwa mu byibuke mu isomo rya gatatu ry'ubushize twize noneho uburyo ki utera igipimo ukagenda ubinganyisha niba ari branche igipimo bibutse ko umanura akaboko ukanazamura akaboko cya kabiri kuri kane ariko nicyo bavamo ta 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 yo niyo mizire ya kabiri kuri kane. Rero iyo hano kubera ko branche imwe ingana na noir ebyiri narababwiye uvuga ngo do ariko hano kuvuga ngo do kuko ebyiri nyine zingana na branche imwe wagera hano kuvuga ngo do murabyibuka ibyo bintu umuntu utabyumva aze gusubira inyuma gatoya abanze yige isomo rya gatatu reka nze twihute. Okay, hari no wahise rero ambaza ngo kuri branche na noir na crochet ngo yabonye uburyo birutanwa ugendeye kuri mesure nkuko nabahaye mu isomo rya gatatu ariko ronde ndetse n'ama double crochet ngo ntabwo yabibonye kandi kuko ni nabyo nari navuze ko nzabigisha mu isomo rikurikiyeho. Reka rero turebe iyo ugiye gutera igipimo cya 4 kuri 4 mu mwitozo urimo rya ruziga ariyo ronde hakabamo branche ariyo ruziga nkoni hakabamo ndetse na noir na ronde birumvikana uko bigenda. Iyo bavuze ngo ronde imwe irimo noir enye dore kiro babashatse kuvuga hano nababwiye yuko mezere ya kabiri kuri kane utera umanura ukazamuka unamanura akaba ari noir ebyiri zingana na branche imwe ariko kubera ko branche imwe kugira ngo ubone ronde ugomba kuba ufite branche ebyiri zikangana na ronde ubwo ni noir enye nyine uratera igipimo cya 4 kuri 4 umanura ngo ta 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 ubu ubonye kurangiza ronde bivuze iki rero niba tuzi ko ronde irimo noir enye kandi twaba tuzi ko iyo manuye rimwe umanuye noir hano bihita byigaragaza igipimo uzagitera ta 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 ubu ubonye kurangiza ronde ubone kwimuka. Reka tubikore mu myitozo tubibona. Uyu mwitozo tugiye gukora murebe hano hariho inota branche pointe niko bayita cyangwa se ruziga nkoni idomye. Iyo uhuye n'inota ugasanga ririho akadomo karikurikiye biba bivuze ko ku kadomo kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cy'iryo nota ako kadomo gakurikiye. Sinzi niba muri kubyumva. Novuga ngo ubu ngubu yingiye ni noir aka kadomo kanganya agaciro na noir kubera yuko ufashe branche ukayigabanyamo kabiri wahita ubona noir. Ni kimwe no kuyo kaza kuba kari hano wenda tuvuge kari aha ngaha kari kuba kanganya agaciro na crochet kubera ko ufashe noir ukayigabanyamo kabiri yaba crochet. Ubwo nituhagera mu byumve reka no turebe hano uko wavuga. Tugiye kugera hano dutere 1 2 3 4 tubone kwimuka tuvu hano duhatere 1 2 1 2 tubone kwimuka. Yego nibwo mwumva uburyo birutanwa do so mi do fa fa mi do re. Ibyo bintu mubyumve ngo iyi ngiyi urayitindaho ibihe 4 iyi ngiyi na hano ni bibiri ubwo ni bya 4 kuko turi muri mezere ya 4 kuri 4 na hano ni ibihe 4 kuko harimo noir enye na hano ni ibihe 4 kuko harimo branche imwe ihura n'ibihe 2
na kino cya gatatu ndetse n'iki ngiki cya kane bikaba n'ubundi bine kugeza na hano ni bine. Imizire ya kabiri ya kane kuri kane buri gihe umanura umurongo, uyu nguyu bita insozagipimo, ari uko ibiheni bine ubonye byuzuye birimo. Niyo mpamvu rero hano uzaharimba muri ubwo buryo. Do, so, mi, mi, do, fa, fa, mi, do, re. Nuko nguko. Okay, noneho reka nze dusoreze ku madouble croche nkuko nawe yabwiye, ari naho dusoreza kuri uyu mwitozo. Murebe twagarutse kuri kabiri kuri kane, niba iyi ntware zino ntware ebyiri bwo uramanura unazamuke, ntware igipimo kibe kirangiye, nugera hano rero sasa uramanura unazamuke nkuko bisanzwe. Ariko mu kumanura ugomba kuvuga izi double croche zose zikibumbira muri ntwari imwe, kugira ngo wumve uburyo double croche enye zingana na ntwari imwe. Nkuko iyo turi kubivuga ntituko bivuga mu magambo gusa, tujye twumva no mu bikorwa. Ese koko birashoboka? Nibyo tugiye gukora. Urebe ukuntu ndamanura ukuboko, namaze kuzivuga zose nkabona kuzamura iyi ntwari isigaye. Ni amategeko uba uri gukurikiza. Ntago biherera mu kuvuga ngo birarutanwa gutya gusa ariko utabiririmba ngo bikunde. Ubwo rero noneho ndizera neza ko tuba tuvuye noneho ku gaciro cyangwa se uburyo amanota arutanwa, ingano zayo, uburyo bitindaho. Ariko kandi ubwo haraho hakiri n'andi manota nka ziriya zindi za triple croche na ka triple croche nubwo zidakunda gukoreshwa, ariko reka nze tugarukire hano. Do, 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 si, la, so, do, do, so, mi, so, la, so, fa, fa, mi, fa, so, do, re, mi, re, do, mi, fa, so, fa, mi, do, si, la, le, si, so, fa, re, so, fa, mi, re, do, re, mi, fa, so, mi, re, mi, do. Ntekereze ko uri kugenda ubibona. Nuvuga ngo nibuza ngo do, si, la, so, do, urumva do, si, la, so, do, niba mvuze ngo do, si, la, so, do, ubwo ndi kumva ko noneho impaka zacitse. Wamaze kumva impamvu double croche enye zirimo ntwari imwe. Nuko ndi kumanura nzivuze zose nkazamuka nkavuga iriya ntwari yasigaye. Nta kindi nuko kunganya, nuko kurutanwa. Iyo bakubwiye ngo agaciro k'amanota ni byo bavuze, uburyo zirutanwa. Okay, reka nze rero tugarukira aho ngaho. Isomo ryo kuba rirerire, nagusabaga niba ugejeje aka kanya ugikurikiye ino video ukirebera isomo, turasozanyije nibyo, ariko niba utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo ujye ubona andi masomo azajya ageraho, ugakanda like ndetse na comment bibaye ngombwa ukambaza ikibazo waba ufite. Naho ubutaha mu isomo rya gatanu.